Rero bakunzi ba Mugwaneza Official TV, muri aka kanya ngiye kubatekera umureti w'amakaroni, umureti uryoshye cyane. Mbere na mbere tugiye guhera ku makaroni. Guhera ku makaroni. Murabibona ko mfite amakaroni hano. Mfite amakaroni. Icyo ngiye gukurikizaho ndayavunamo inshuro ebyiri gusa. Nashyize mu isafuriya. Ubwo rero icyo ngiye gukurikizaho ndasukamo amazi agereranije ku buryo amakaroni yanjye aza gushya. Ndumva yahagije. Hanyuma ngiye gushyiramo amavuta kugira ngo amakaroni yanjye ataza gufatana. Reka nkoresha aka gafuniko, ndumva gahagije. Ushyiramo amavuta kugira ngo ya makaroni aze gushya neza, atandukanye, adafatanye. Reka mbe nyabitse. Hanyuma ikintu nkurikizaho, amakaroni urayakoroga kugira ngo ya mavuta ajyemo ataza gufatana. Amakaroni ubundi iminota 8 gusa ibihagije, amakaroni akaba arahiye. Ubwo rero kacane, urabona ko umuriro wamaze kuwucana. Ubwo turategereza hagati y'iminota 7 n'8. Ndumva amakaroni ari bube ahiye. Nyuma ariko igihe dutegereje ko amakaroni yacu ashya, turaba dukata igitunguru. Igitunguru cyanjye rero ndagenda nkata uduce duto duto. Njyewe murabizi ko nkunda shape udutunguru dukase gutya duhagaritse, ntabwo nkunda kugikata nkitambitse. Igitunguru ndagikata, igitunguru nikate. Igitunguru cyanjye maze kugikata, ndumva atari ngombwa kugishyiramo cyose kubera ko umureti ndi gutegura ni uw'umuntu umwe, ntabwo ari uw'abantu barenze umwe. Urabona ko pavuro nayo ngiye kuyikata. Urabona ko pavuro yanjye nayo hano mba nyifite hafi. Imbuto zo ziba ari ngombwa kuzikuramo. Urabona ko ibirungo ndi bukenere maze kubikata. Hagati aho ngaho mu makaroni hararindira ko amazi ashyuha, ndashyiramo akunyu gakeya kagereranije. Hanyuma mfundikire. Ubwo ngubwo umaze gukata hano ibitunguru nka pavuro, umureti wanjye uraba ugizwe n'amagi 4. Murabibona ko ari umureti w'amagi 4. Ngira ngo 8 yashize. Yacu rwose ndabona ko yahiye neza. Twa tuvuta nkakoroga yanjye ahiye neza. Agiye kuyakuraho. Amakaroni yanjye ndayateruraho, ariko nimara kuyateruraho, ubundi iyo umaze guteruraho ibanga mutari muzi, amakaroni ushaka guteka mu mureti usukamo utuzi dukonje kugira ngo akonje. Ni byiza gukoresha amakaroni akonje, biba ari byiza cyane. Reka mbe njimije koresha amakaroni akonje.
Okay. Ikintu ngiye gukurikizaho rero ngiye guhita murabona ko nakoresheje igikombe hano kugira ngo video yanjye irusheho kugaragara neza, ariko ufite n'agasahani gafukuye kanini kameze neza ushobora kukifashisha ushyiramo bino birungo. Kugira ngo urabibona yuko ibirungo byanjye mbishyize hehe muri iki gikombe. Nuko bigenza ubigenza gutya, ariko nyuma kubera ndi bushyiremo n'amakaroni nkabivanga ndabyimurira mu isafuriya. Okay. Urabibona ko ibirungo byanjye nabishyizemo. Ubwo rero ngiye kumeneramo ya magi mu gikombe. Bisaba kugira witonze kugira ngo umureti wanjye utangirika. Kashyiremo n'iri ngiri rya nyuma. Okay. Amagi yanjye nkaba maze kuyashyiramo. Ikintu ngiye gukora rero ndagerageza kubivuga. Yewe icyo nkora ndakoroga cyane kugira ngo umureti wanjye use nkaho uhura na bya birungo, bise nkaho binoze neza. Okay. Kugira ngo rero ibintu birusheho kuba byiza, ndabanza reka nse nkugabanyamo ya mazi nashyizemo kugira ngo amakaroni bwa bushyuhe bushiremo. Se nk'umuntu ugize ute uyagabanyije. Okay. Amazi ngiye kuyakuramo. Ikintu ngiye gukora rero ngiye gufata bya birungo bivanze na wa mureti nsuke muri ya makaroni. Urabibona ko maze kubisukamo. Ikintu ngiye gukora, urabona ko ngiye ukuntu uri kubikoroga nawe aba ariko uzajya ubigenza. Kugira ngo umureti wanjye uze kubyimba bisaba gukoroga cyane bisa kanoga ku buryo bufatika nk'uko nigeze kubivugaho muri video yabanje. Ngewe ubundi iyo nemereye abantu ikintu ndagikora. Ubutaha nari nababwiye yuko nzabategurira n'umureti w'amakaroni, ariko urabona ko ibyo ndi kubategurira mu minsi mike abakunzi banjye iyo video muzaba muyibonye. Okay. Ndumva umureti wanjye wanoze. Ikintu ngiye gukora pano yanjye ngiye kuyiterekaho, ndangiza ncane. Okay. Ariko igihe nkitegereje yuko ipano yanjye ishyuha, ndaba nongera ndi gukoroga ya makaroni yanjye avanze n'umureti na bya birungo byose. Okay. Ngo icyo kintu gikurikiyeho, ariko nshobora kuba nashyizemo akunyu gake, nongere nshyiremo akunyu gakeya. Okay. Pano yanjye ndabona yashyushye, ngiye gushyiraho utuvuta. Ariko nagushyiraho dukeya, shyiraho utuvuta dufatika kugira ngo umureti utaza kugira ute ushirira. Ndumva aya ngaya ahagije. Okay. Umureti rero biba byiza iyo ushyizemo ikirungo. Urabona ngewe icyo nifashishije hano nacyo kugikoresha nta ribi, ariko ubundi ikirungo ufite nka ikirungo cyitwa turmeric
tamarike ushobora kuyikoresha mu mureti nk'uyu, biba ari byiza kurushaho kuruta iki ngiki nkoresheje. Tamarike hari n'ukuntu yo yuhindura umuhondo rwose ukabona ko ari ibintu ari ibintu bimeze fureshi. Icyo kirungo cyanshiranye, biransaba kureba ukuntu nagura ikindi. Ngo murabibona, igisigaye noneho ngiye kugira nti ngiye gusukaho wa mureti wanjye. Urabibona ko wa mureti wanjye ugenda ugira gutya kugira ngo umureti uze kugira uze kubasha kuza kuvaho neza ntawufatane. Ntabwo murabibona, ugenda ugira gutya gahoro gahoro kugira ngo umureti uze kugira gute. Urabona ko ushobora kuza kuvaho neza kubera yuko umureti wanjye ndawujyana aho nshaka bigakunda bikemera. Urabona ko ibintu ari fureshi, urabona ko umureti wanjye ushobora kuza kuwuhindura bikanyorohera, nako bishobora kuza kuwunyorohera rwose ntibingore cyane. Biba byiza rero iyo ukoresheje akariro gakeya, biba byiza kurushaho. Uri kubibona, ifunguro nk'iri ngiri kurifata mu gitondo biba ari byiza cyane, bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Mujye mumenya kwiyitaho mwa bantu, kandi urabibona ko ibintu nakoresheje nta birenze rwose. Amagi ane na pavuro imwe n'igitunguru, ntabwo ari ibintu birenze rwose. Ntabwo ari ibintu biba birenze. Urabona ko umureti wanjye nawuhinduye, kugira ngo urabibona ko ari ibintu biba bimeze neza cyane. Urabibona ko urabibona ko ari ibintu biba bidasanzwe. Urabona ko umuntu aba yabiteguye. Umureti wanjye rwose kuwuhindura ntabwo bingoye, rwose habe na gato. Urabona ko ibintu ari fureshi. Urabona ko ibintu ari uburyohe. Ubundi njyewe nkunda umureti woroshye cyane, nubwo hari abawukunda, njye mba nshaka umureti, nkunda umureti wumutse, utsindagira gutya rero niko uba usa neza. Ubu ngubu ushobora kongera ngahindura, kubera ko njyewe nkunda umureti wumutse, ntabwo nkunda umureti woroshye cyane. urabona ko
hari abakunda umureti urimo inyanya ariko njyewe ntabwo nashatse kuzishyiramo uyu munsi, ariko iyo ushatse uzishyiramo, ushatse ushyiramo inyanya rwose, biterwa n'icyo umuntu akunda. Ntabwo abantu dukunda ibintu bimwe. Icyo nagira ngo mwereke ni uko umureti w'amakaroni ari mwiza, niba utari unabizi ubimenye. Ngo urabibona ko ari fresh. Ubutaha nujya kuwukora nubishaka uzashyiremo inyanya, ariko ntuzibagirwe ikirungo cyitwa tamaraga. Nubwo njyewe ndebye nkasanga cyanshiranye, kuko nifashishije ibihari. Tamaraga ni ikirungo cyiza cyane. Wow, nsigaje guhindura rimwe nkahita mukuraho. Iyi nshuro ngiye guhindura ni iya nyuma, mara ya mwisho ahita mukuraho. Urabibona ko ari umureti mwiza rwose umeze fresh. Ibi ngibi birahagije, urabona ko ari umureti mwiza wo gufata ku ifunguro rya mu gitondo umeze neza. Ngiye kubanza mwumve, banza rwose nanjye muganure. Nari mugwaneza. Ubutaha nizeye ko tuzaba turi kumwe, nzabategurira indi mine nziza cyane y'ibirayi n'imiteja na karoti n'intoryi, uburyo babiteka mu buryo budasanzwe, kandi bikaba ari ya mafunguro ufata ukaryoherwa. Nizere ko mwaryohewe n'aya mafunguro nabateguriye. Naho utaha.